Kaze neza kaze muri ya nkuru yacu butatu budatana, tubibutsa ko mugomba gukora subscribe, share na like na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni ya nkuru yacu igice cya gatatu cyagarutse. Tangira Clara ubwo yajyaga kwa muganga. Muga nizere ko ibintu uvuze bitaho, ntabwo naba nwitewe. Clara, harya wambwiye ngo witwa Clara? Yego nitwa Karara. Noneho ntabwo ari byiza ko wakumva inkuru imeze nk'uyu nka gutya ugatangira ukagira agahinda, ugatangira ukarira. Iki ni igihe cyiza cyo kuba warya nyine ibintu byuzuye, indyo yuzuye, ukarya utunyomoro, ukarya nyine intungamubiri zose zigahura, ko umugore utwite aba agomba kuba, ese nta mukuru wawe, nta mama wawe, ahubwo ikindi dukeneye umugabo wawe kugira ngo mujye muzana mu gipimo, ko tugiye kwandikira igipimo, ujye uza kugipima maze turebe ubuzima bw'umwana wawe, turebe uburyo buhagaze. Muga ni izina ry'Imana, mugabo wangira bamfashe kungufu Clara, ihangane, mu buzima bibaho, gusa turakurikirana, tuzamenya ikintu umugabo wagufashe ku ngufu, tuzawumenya, kandi tumumenya, humura, tuzaguhorera, kandi ikindi tuzajya tugenda tugukurikirana. Urabona uracyari umwana mutoya, tuzagenda tugukurikirana. Muga ntabwo nshobora kubyemera, urambeshye. Clara atababaye, atafite agahinda gakomeye cyane, yibaza nyine ibintu byamubayeho ageze mu nzira. Ariko uriya muganga ashobora kuba yasinze, ntabwo ari muzima, kuko aramutse ari muzima ntabwo yari akwiye kumbwira yuko ntwite. Ngwite gute se ubundi? Ejo nzajya ku bindi bitaro ndebe. Ariko mana we, ndakwinginze mana, ndakwinginze, sinzasanga nwite mana. Hagati aho ku ishuri aho Clara yigaga hari irungu. Ako tica ko tutakibona Clara yagiye, noneho ntabwo tukimubona, yakundaga kuza kudusetsa, none se tica Clara tumubonye gute? Ariko mwabana mwe namwe kanya mwise mushaka Clara, ko Clara muhumure, hari ibihe arimo bitandukanye bitagomba, ari n'ibihe bibi,
ntabwo biri kumukundira ko yazageza buri munsi. Twabaye tumuhaye warning kugira ngo abanze atuze mu mutwe, muhumure, igihe nikigera azaza, sibyo? Muramukumbuye? Teacher, turamukumbuye cyane, nanjye maze ndamukumbuye, ukuntu cyajyaga gikunda kudusetsa disi. Muhumure azaza, muhumure. Hagati aho Karara yaraje agera mu nzu. Uko yageze mu nzu, uko yavuye kwa muganga, ko yaryamye nta nuko ntabwo yongeye kubyuka. Hashize iminsi 2 abishyuza umutekano baraza. Mwiriwe si ku muntu akinguye ariko hakaba nta muntu uhari, bimeze biti? Mwiriwe, reka twinjire da turebe. Tabaro, alo, ngwino urebe, ngwino, hano hari ibibazo. Umuntu turi kuza kumwishyuza, ariko natwe nta n'impuhwe tugira, turi kuza kwishyuza umuntu unarwaye. muri banda bite? Ni byiza kuko turi kubona waryamye, bimeze bite? Ndarwaye. Warwaye kuva ryari? Maze iminsi 2. Ariko mana, ese nyogosenge wawe kuki ataje kukureba, arebe ukuntu urwaye, arebe ukuntu umeze? Ubu kuko ntabwo ari kuzapfira ahangaha. Ariko ahubwo ni mukingi, imbeho we. Taba, igihe ntushaka ukuntu watabaza abandi bantu baze dutwara uyu mwana kwa muganga. Se ndabona amazi n'ibise atarya. Ibi binini si byose mbona ni byawe? Ninde wabinyweye? Tabaro wakagira Imana we, uyu mwana atatuga mu maboko. Tabaro arirukanka ajya gushaka abantu bagira ikintu babafasha ngo bajyane n'umwana kwa muganga. Ahubwo muga mutuvurire umwana, tugeze mu nzu dusanga yararembye cyane. Simona wa mwana uvuye ahangaha se, ejo bundi avuye ahangaha tumubwira ko atwitera. Yarabye n'izina ry'Imana, mushyiremo serumu, muzane. Karara baramwakiriye, babona umwana yararembye, kwa kuntu nyine unywa ibinini bikakumerera nabi cyane ameze nabi. Bahise bamujyana mu bitaro nyine mu ndembe nyine, babandi baba bagiye bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Nyirasenge nibwo yaje kubona umwanya, araza arakingura, asanga umwana ntawe. Abaje abaturanyi, Karara yari hehe? Karara twabonye bamujyana kwa muganga. Nyirasenge arihuta ajya kwa muganga, asanga umwana ari kuzanzamuka, asanga nyine ni ibinini yari yanyweye byamugiriyeho ingaruka. Karara mwana wanjye, Karara kuki ushaka kwiyahura? Karara reba, nabuze musaza wanjye ari we so. Karara nabuze umugore wiwe. Karara we, nawe ushaka kunsiga koko? Mase ntabwo nagusiga, gusa mfite ibibazo bitandukanye. Ndakwinginze reka mbanze nkire, ndakwinginze ngirira impuhwe mbanze nkire, ndakwinginze basi. Mwana wanjye Karara abona nta wundi mwana dufite iwanyu, nabo twari dufite ntituzano bagiye,
twarabuze burundu, twaraburaniwe. Ndakwinginze wikomeza kwica ubuzima bwawe, wirahura ko buri munsi nza kukureba, usibye iminsi 3 yari ishize ntaza kukureba. Wiyahuye gute koko? Agahinda kamerwa na nyirako, Mase byihorere. Gusa Mase ndumva ameze neza, twataha nta kibazo. Clara na Masenge ni uko bahagurutse. Ese muga ko tubona tugiye, nta mafaranga turi bwishyure ibitaro, nta mafaranga twakwishyura ibitaro. Babonye ukuntu nyine bishyura ibitaro, ariko kubera yuko nyine babonaga Clara ari umwana, umuganga ati oya nimwigendere, twamukoreye kuri mituweli, twasanze afite ubwisungane mu kwivuza, twabimukoreye nta kibazo. Ubu mwataha, twamwandikiye ibinini azajya binywa buri munsi kugira ngo bijye bigira icyo bimufasha. Namwe nk'abantu bakuru mujye muba hafi, kuko uyu mwana afite ihungabana ribi cyane. Mujye muba hafi pe, kuko gato cyane yari yambuye ubuzima, habuze gato. Umwana ntarya, umwana ntanywa, umwana nta kintu na kimwe anywa. Muga murakoze cyane, turamwitaho. Murakoze kandi Imana ibaha umugisha. Nuko Clara na Nyirasenge barataha, bagenda baganira. Bageze mu rugo, Nyirasenge amushyiriza amazi, aramwoza, amaze kumwoza aramutekera, aramugaburira, umwana asubirana ubuyanzi. Ni nangaha dusubikiye igice cya 3, ubutatu budatana. Tubashishikariza gukora subscribe kuri Uwimbabazi TV. Wandika Uwimbabazi, ugasiga akanya, ukandika TV, kora share, comment na like kugira ngo tujye tubana muri ibiganiro. Iyi nkuru yacu nikazajya igucika. Murakoze mukurikirana inkuru y'ubutaha. Twababwiye ko inkuru ari buri munsi. Murakoze cyane, ibihe byiza. Shalom.